Nitwa Abijuru Valentina, ndi umuhanzikazi. Waba DORIMBOGO igihanane cyacu, waraga uri hejuru utwereka ibyishimo, none uragiye iwawe nuko ugiye tw'imitima yacu yisigiye nimba. Mwifurije amahoro aho ugiye, ibyo watubwiriye bizahora mu mitima yacu. Mana ndagusaba ngo wakire umukobwa w'Abanyarwanda, Baba DORIMBOGO utubereye intwari. Kubera iki koko wagenda gutyo waba, ubu koko ninde uzongera kudusetsa? Ntago twagize amahirwe yo kukurwaza, ariko yendere baba wari umuntu mwiza pe. Mwifurije amahoro aho wagiye, ibyo watubwiriye bizahora mu mitima yacu. Ndagusaba ngubane n'ibitangaza, Baba DORIMBOGO utubereye intwari. Ruhukira mu mahoro baba, umutima wacu wuzuye agahinda. Ntituzibagirwa umunezero wahaye Abanyarwanda, kandi tuzizirikana ubutwari bwawe butazahera. Ubuziraherezo bwawe ni umugisha wacu. Mwifurije amahoro aho wagiye, umutima mwiza n'ubumuntu byakurangaga bizahora mu mitima yacu. Mana ndagusaba ngo ubane n'igitangaza, Baba DORIMBOGO utubereye intwari. Turagusezeyeho ariko uzakomeza kuba mu bitekerezo byacu. Wari umuntu w'umugabo, Baba DORIMBOGO uri mu mitima yacu. Wakoze byose wagombaga gukora, byari byiza kukumenya babata. Nizeye ko indirimbo izahumuriza abari mu kababaro, kubera Baba DORIMBOGO azahoraho mu mitima yacu iteka. Kigali NewsChannel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali NewsChannel.